Tugiye gukora ubukwe da reka ture dukoze ubukwe se nibwa bari bwiza babakobwa barimo kunshakisha ngo tujye mu murenge bashaka ikofa amafaranga noneho ngewe bama amafaranga ngewe tujye mu murenge nukuvuga ngo nena kwiciye isoko ntunzanyicira isoko atumye mu ndahambye ihangane nuko sheri wanjye ndagukunda nza kujyana ku gisimete na iyo nza kwa muremure simba nakiye filime birantu rega nkina filime ko ndi mugufi buriya se wagize amahirwe wo kina filime uri muremure ubwo nzabona ndahombya nzi ko nimba nta mugabo ufite twahita twibanye wari ugiye kunyiteretera ngiye kure ngeze agahinda we erinze Shamura uri umugome n'ukuri kw'Imana nzi ko kugiye kumbera sheri none urame mu Imana yanjye mbahaye ikaze kuri JC Media mwebwe muri hanze y'u Rwanda n'abari i Kigali ndabasuhuje nitwa Uwimoye Giselle umuntu tugiye kubana kuri uyu munsi muramubona Nzovu soza abakunzi bane kuri JC Media nanjye ndabasuhuje abayikurikirana muri East Africa ndavuga i Burundi Tanzania muri Kenya irwota amasimbi ndavuga muri Amerika muri Canada hose baradukurikirana peace kandi baranagukunda barankunda bye umva nta mutanzi ni ngewe watanye filime nyarwanda kuva isi yaremwa cyangwa yagera mu Rwanda Kigali sibyo ubwo kandi umuntu warambwiye ngo yaragukunze ndamubwira ngo ufite umugore ubwo sinakwiciye isoko mfite umugore nimba se mfite umugore twiye dusezerana ni nka cya kibazo cyawe nawe ufite nanjye ntabwo twagiye mu murenge ngo nambare impeta umugore turi kumwe nta nubwo tunabana afite abana bane usibye ko abana buriya nisezerana ariko ntabwo twagiye mu murenge babakobwa barimo kunshakisha ngo tujye mu murenge bashaka ikofa amafaranga noneho ngewe bama amafaranga ngewe tujye mu murenge nukuvuga ngo nena kwiciye isoko ntunzanyicira isoko sibyo Nzovu watagiye gukina filime ryari giye muzi kera ndi umwana urakoze kumaza icyo kibazo natangiye gukina filime 2006 yo bitaga Harina kubaho irimo Kanyombya Samusure Mukarujanga Nyambogo isohoka 2007 nukuvuga ko umwana wavutse icyo gihe afite imyaka nka 17 n'itatu gutyo urumva turakuze muri sinema nyarwanda abo bita ikigeragezo cy'ubuzima ba Paul Bangenzi ba Amarira y'urukundo Intare y'ingore baje nyuma yacu twebwe bambere oya urabeshye ntabwo ikigeragezo cy'ubuzima nicyo cyabanje ni twebwe twabanje oya urumva Nzova ari kumbeshya ntabwo nkubeshya ikigeragezo cy'ubuzima cyaje nyuma yacu kandi ikigeragezo cy'ubuzima nicyo cyashe kigura 10,000 isedi igura 10,000 ntabwo byibuka Nzovu nyine ikigeragezo cy'ubuzima cyaje hakinamwo Ngenzi na Paul bose wayo bamwitaga Theo sibyo ari nabwo Ngenzi na Paul baje kubafunga ngo bagusha amasede i Burundi bahita babafunga barabaje nyuma yacu kuko ikigeragezo cy'ubuzima cyasohotse nko muri 2009 2008 tweka filime twayisohoye 2003 barabaje nyuma yacu nushaka uzagenda n'abantu baza nitwebwe mfura muri sinema nyarwanda wow ewane sumba skari ibintu bya danje okay rero nyuma iyo filime bitekerezo cy'ubuzima bakindi indi filime bita yari umukobwa bitaga Sonia ari umukobwa mwiza musa neza wakiye muri iyo filime wakinagana Rwasa Imana muri ruko idashira yatuvuyemo yari umusitari mugenzi wacu aho yicaye Imana ibe yaramwakiriye none se Nzovu nyine umwuga wa sinema kariyeri ya sinema ko utigeze uyivamo still n'ubu ngubu ikugejeje kuki kumariye iki nyine hari abantu bajya bacika intege none urumva watangiye sinema 2007
none ubu turi muri 2023 sinema nyine uyifata gute? Okay, sinema njye kunyifata enda nyifata ibyiciro bibiri. Sibyo? Sinema urabona sinema iba yubakiye ku mubosi uduha akazi. Sibyo? Twebwe tukaba abakinnyi. Sibyo? None twebwe turakina akinjiza akaduhemba. Sibyo? Kera none dukina iyo filime itaganira kubaho ababosi bariryaga bakimara. Ugasanga aradukinishije arimo gushakira kuki kuma abantu baguze. Nanjye naracuruzaga abantu baguze. Sibyo? Agahomba abayapirata bagapirata, aba DJ bagacuruza. Wewe washaka nimba uko bwiti ndashaka ibice Nzovu yakinye byose, nimba ibyo bice ku ma DVD enda bishaka gutwara $5,000. Wajya ku mu DJ wamukubita turasa akabigwa byose, abakeye bagahomba. Sibyo? Noneho ubu ngubu haje YouTube channel. YouTube channel yaje ariko ngo uzakundwa azaza agenda azamuka mu ntera. Nimba YouTube channel nge nka Nzovu nyine ikankunda ndabona icyaka hirya no hino. YouTube ntago ari gukunda n'abantu bago. N'abantu ni ariko buri abantu bankunda biteye uko bazamuka. Sigo nk'umuntu ubwo guhamagara uri mu kiganiro. Umva nyine bushake umva ndaguhamagara mu kanya ndaguhamagara nyine ni wa muntu washakaga amasede mubwiye ko amasede ntabwo akiboneka. Ahubwo acyabariza amasede ahubwo reka mite mukupa mu kiganiro. Noneho we twete mu kibazo cy'amasede n'uyu ngwamamagaye ngo Nzovu wanzane amasede ko ndegisenye nazi ko tugeze ku rwego rwa YouTube. Asa amasede ngenda cyacuza amasede atumye mu ndahambye. Ihangane nuko kandi Nzovu ari indi mana abanyarwanda batari bakuziho, ahubwo ngiye natunguwe ntabwo nari kuzi kuririmba. Oya kuririmba ndagerageza kandi ni impano. Imana ko oya enda mfite impano yo gukina filime comedy ariko kuririmba ni bukeya. Waturirimbe hano katasa. Shere wanjye ndagukunda nza kujyana ku Gisimete na winkwereje ubwo ndakukaririmba nta kibazo. My goodness, umunsi tukigana Nzovu tugiye kuganira ibibazo byinshi bitandukanye. Nzovu tutarahura numvaga mfite ibibazo byinshi none nakugeza imbere ibibazo biranjabuka. Mbaza nanjye ndakubaza. Ngewe icyo nashaka kubaza, iyo ugiye gutereta ntabwo umukobwa ashobora kugusuzugura bitewe nuko wenda mutagize muri iki gihe se cyangwa haba muri iki gihe haba mu gihe cyashize? Ese undi urabona umukobwa ntabwo yanyanga ndi umusitari. Se yanyega gute? Ngewe nashatse umugore umukonyine areshya nkawe. Shatse umukonyine akazi tureshya mureshya akabita mu mutara ntabwo ndajya kwa data bukwe nagize ubwo ko bazambwa ngo ni ntera imijugujugu. Ubwo se kwa kundi batera inka zirangirira akaba arizo ahita ibaze bambwite Nzovu uyu mukobwa wacu tuzana inka 12 nazivana he kandi wacu Nyanza zarashize Nyanza nta nka zicyaba. Ubwo se nazivana he? Ariko ba bofre barankunda bambwite Nzovu uzagerageza uze twebwe tuzagushyamo imiyaga. Igihe abandi twabakwaga umukobwa wacu kumubaha tukabaka inka 12 wowe ni inka imwe yonyine. Imwe yo kuko ndi umutari hari abantu benshi cyane bamaze kunyemerera inkunga amafaranga ingigura nka $1,000,000 nzayigura njye gukwa uwo mugore. Bamaze kwemerera inkunga y'amafaranga angahe? $1,000,000 yo kuko uwo mukobwa yarageze se? Oya mfite ibihumbi nka 250. Abantu niyo bonyine bakwemereye. Yari none nanjye nkwemereye 50 ubwo abaye 3. Okay.
ubwo n'abandi bakomeze bitange turebe ko twajya kuzana umukobwa tujye kuzana uwo mukonyine ndamufite turabana tubyanye abana bane ariko ndambwiye ko mutabana nzo bane nawe twambikanye impeta njye ubu mubana mutabana tubana tutabana mufata nk'abari indaya none se ko biguteye ikibazo se iyo ubanye n'umugore mutarasezerana nta mpeta ni gutya turamutse dupfe icyaha cy'ubura cyatwandikaho ariko isezerano n'abana menya Imana ariko turebe Imana se yashyamo imiyaga njye mbona Imana izashyiramo utuntu tw'imiyaga Imana izashyamo imiyaga nta kibazo ubwo undemye agatima Imana humura don't worry Imana izashyiramo ibintu byitwa imiyaga sawa urakoze mukobwa mwiza icyo kibazo cya mbere nzankubaza kimwe mbaza ikindi ese nk'urugero washatse umugabo uri nashatse umugabo ufite umugabo oya impeta ushaka kuyambara nta mugabo mubana ndamufite umugabo mwagiye mu murenge okay ni sawa ubwo nzabona ndahombya nzi ko nimba nta mugabo ufite twahita twibade wari ugiye kunyiteretera akashemana ego ko nzova kubiseswata muri uyu munsi niyangane cyane yumva ko menese nzovuma ari ikibazo nshaka kubaza abana bawe ngiye kurira ngize agahinda we yowe eri inzoma shamura uri umugome n'ukuri kw'Imana nzi ko yenze kugiye kumbera sheri none urabe mu gihe Imana yanjye Yesu we agende ndabona nzovu ese Eric wange Nyabarongo cyangwa mwaziragana ngiye kwiyahura ndapfuye n'inzovu ndapfuye nzovu n'inzovu warundi se ne wapfuye ningiye kuko ndapfuye kubera wowe kushimono nzobara hwereye kubera ngewe yangana urumva umeze gute kuba umukobwa gukatiye ndi muri koma nari kuri kuvuga ndi muri koma mpuye n'ibibazo nari nzi ko umukonye nubwo tutabana nari nzi ko nawe tugiye Jesse ubona ndi umukonyine cyangwa oya n'ubuta umukonyine uri umugogwe buriya abakobwa beza mu kigihugu abakonyine abagogwe abanyamurenge se bababeza ariko abanyamurenge nyabitanga nawe ni mwiza buriya nyabitanga n'umunyamurenge nyabitanga ndamukunda bye ariko abagogwe mu bice bya Ruhengeri by'Igisenyi n'abakobwa banyweye amata wenda kushyira mu gipande cy'abagogwe ikibazo nuko mbeshye nyine ntari umugogwe ariko nta kibazo reka mbyemere ndabyemeye ndetse uruki muri ibyo byose hari abanyamurenge abagogwe abakonyine bitatu muri ibyo bitatu muri ibyo byose ndi umunyarwanda kazi ubaya reka nkwereke Eric muri ibyo byose uri umushikazi ndi umushikazi abashikazi barabarya ibyo bita indugu bakunda inyama uvukana bita ngiye ntabwo nijya inyama ufite imwe na dore imbogo oya nta nubwo muzi dore imbogo ni mugufi areshya nka nzovu ariko we ntabwo wavuka icyangombwa reka ngende uw'i Kigali uri kavukiye i Kigali kavukira i Kigali nta na gahunda mfite yo kuhava Yesu azagusanga mu murwa niko gahunda zimeze saa nta kibazo yewe umunsi bazanye katiripure zo kunsenyaho mba nzahita nirukanka uzahita mu murwa nzahita nirukanka none se urumva Yesu atazaza akakubura oyo Yesu naza buriya Yesu ntabwo azaza mu murwa gusa yazansanga ikibaho Bikira Mariya yavukiye yabonekeye abantu nahise nzovu ngo watubwiye ko ufite abana bane bose murareshya cyangwa bareshya na mama wabo n'abakonyine
umukobwa mfite imfura yanjye bamwitera Dukunda Sandrine ni muremure na musaza wiwe barimo kwiga ibintu ngende mu gaturika ariko umugore wanjye yabajyanye mu bintu by'ikirokore barimo kwiga indirimbo zo mu rusengero n'ejo bundi nkora ikiganiro kwa Irene nabwo se ndashaka abana banjye bamere nka Dorokasi nimba n'ubushobozi mbagure piano na gitari abana banjye baransomba bakurikije nyina murareshya nese ngiye ubona ntari mugufi oya uri muremure usibye ko umurusha inzobe wowe okay ahubwo najyaga mbyibaza nkavuga ni kandi ubu wasanga bo hano hanze hari abandi babyibazaga gutyo nyine wenda none se Nzovu ufite abandi bantu mufindi imwe barahari ni murareshya se cyangwa nibareba mfite muri umuntu wanjye wari mu nkotanyi ari umusirikare mu nkotanyi bamwita Mbarushimana yaguze ariko igisirikare kivuyemo yabaye demombe mu kubita 500 agura ahantu bita ku ugeze 12 ku Murindi hano usanga ujya Rusororo yaguze amazu arubaka na FPM amafaranga yimerekeza agura amazu kandi ni muremure ni muremure mbese byatewe n'iki kugira ngo wowe ntuze muremure iko kundi bavuga ngo indi byara mweru na Muhima sinzi nanjye nibonye ndi mugufi ako nta kintu bikubangamira nese iyo nza kwa muremure simba nakiye filime birantu ega nkina filime ko ndi mugufi buriya se wagize amahirwe wo kina filime uri muremure bo n'abantu benshi bakunda bagufi nawe uri imari nicaranye na Diamond utavuga ngo ndi imari bakazanjya Tanzania kungurira ngo ndi imari wabona bahitaho kutigitana bakakujyana shampawera ntibanyibera ijoro ya ntabwo ndi imari Nzovu ni mumwire kandi abanyarwanda bahumuye wabona bagutwaye agomba nibaramuka banwe ndamenya ko ari ungambaniye ngiye kwitwaza amabuye 3 mu mufuka unanjye ndamukubitiwe my goodness. Okay, ni iki wabwira urubyiruko nkawe wadutanze muri sinema nanjye ubwanjye nihereyeho n'izina watugira nanjye ubwanjye ndimo nawe uri urubyiruko se akasha wara nese mugiye mfite imyaka 35 uwashisha kanguhe akanguhe rakazi nta cyo ndi mukecuru oya ntabwo uri mukecuru twatugutse umukecuru bundi ni ya ndobo yo muri geza abaniyemo niyo bita mukecuru we ntabwo uri mukecuru abwo uri bibi noneho bibi se none ya Chantal baba icyo nabwira urubyiruko rurimo gukina neza ngiye maze guhura n'abana 3 nakinanye nabo ariko bafite amagambo nakinanye Kabwenge twakinanye ndi umukozi wako kinana n'undi mukobwa turimo gukinana muri Tayimuresi umwana uvuka Kibungo kinana n'undi mwana uboneka ku Cyogajuru TV abana b'abakobwa 3 muba umva ndabwira abantu bakuru muri cya filime ahubwo hari abana bagiye kuza bafite amagambo baturagurika nk'injugu umva bameze nka nuza inyogo ye nawe arakugora turacyana we kwa kundi ngo duhana amagambo anywa ibyuma 3 inyogo yiwe agaturagurika injugu akakugira ibigambo ntibigire ibyuma 3 byo bidafite ikibazo umva amagambo akubwira ntanaganisha sibyo ntabwo azi gukina kugira ngo muhane gahunda yo gukina arakugora cyane sibyo twakinanye kwa Kangahe none watuyoboraga kuri teramu ndetse se nyogoye dore ugiye gukina n'umukobwa we na Nzovu mumupfa ngo ndagapfusha rukare sibyo ngo ngiye sinakinana n'umukobwa ngo umugore wanjye bamwita ndi mugore we w'inyogo bamwita ndi ngo umugore ngo azabibona nabe aba yishe gahunda uwanditse hari abantu bakina utazi ibyo barimo gukina muri iyi minsi n'iki wababwira kuko ibyo bintu duhura nabyo kenshi cyane cyane iyo uri mu producer ugasanga wamushoyemo amafaranga
akaza agakina sene ebyiri eshatu iya kane ntayibonekemo kandi mu by'ukuri wari wamushoyemo biba bimeze gute ni iki nyine wabwira n'urubyiruko ruri kuzamuka rubyigireho nyine ruzabikore okay urubyiruko rurimo kuzamuka ndabwira abo bana batatu b'abakobwa ndimo kuvuga harimo Bwenge harimo undi mukobwa uvuka Ikibungo no twahuriye muri filime Inyubako Cyogajuru TV ubwo n'urubyiruko ahubwo turebe wowe nimba uri umukinnyi uje kuri sene wakurikije umuyobozi wawe ibyo aguha ukabikurikiza nimba yagupangiye kuvuga ngo Nzovu ndimo gukina nereta umukobwa nca inyuma cyangwa nanjye muca inyuma nemere ibyo bambwiye byo gukina ese umuntu aguha ibyo ukina ujye kwigira ntuza buriya ni nka Kanyombya nawe ushobora kuvuga iti Kanyombya ni umukibyi azi gukina ariko we yaje gukina ashaka no kuyobora nimba ashaka director kandi ari umukinnyi nimba ugiye kumuyobora ukamubwira iti Kanyombya akina ibi ngibi njyewe simbishaka sinshaka gukina ndakora ibi n'ibi kandi wowe wamwishyuye wanditse na story inaza gukora we arabyanze none se tumenya umukinnyi nimba umuhamagare gukina ntabwo ayobora sibyo wowe tegereza ukuyobora ibyo akubwira byo gukora ari byo ukora niho filime izaryoha komedi ikaryoha sibyo niho ibintu bizagenda neza Nzovu ko ibibazo byihuta ibibazo byihuta Nzovu akunda iki mu bikise nyine ukunda iki mu buzima busanzwe njyewe yego nkunda imyidagaduro wenda siporo umupira w'amaguru ukunda kurya iki umuceri n'isombe ariko urabona isombe yatekewe uwo munsi nahisha umuceri ariko ejo mu gitondo nkayirisha ubugari mbese isombe barya buri munsi Nzovu yanga iki mu buzima bwe nanga abansagarira bashaka kunkubita hari abantu bajya gusagarira bashaka gukubita cyagihorera imbavu barazivunaguye baba bakuziza iki se mana yawe sinzi barakubona tugusaba kumva bagukubita abantu ntimugahohotere Nzovu ni ukuri kw'Imana ibibazo bitatu turabirangije kandi nkubaza ibibazo bitatu mu buzima busanzwe ikintu kiryoha kuruta ikindi ni igiki ni umunezero cya mbere uwo munezero wawugezemo ufite imyaka ingahe uwo munezero wakugezeho ufite imyaka ingahe ni umunezero kuba nkifite mama ni iby'agaciro urumva rero kuva navuka ndanezerewe kuba mama wanjye akiriho okay sawa rero se ujya guta ubusigi bwawe ubuteye muhe mwaka wiseka nyine Yesu ntabwo mbyibuka Nzovu yako ndacyari isugi uri isugi urambeshye ntabwo uri isugi nukuri ndisugi urabeshye ntabwo uri isugi nukuri arahiye iyi meta se yaba ari yiki meta se nari ya fiancé rero atari ya fiancé mu buzima busanzwe se wowe ukunda kurya iki ibiryo wavuga iti uramutse uje gusura nka Nzovu kandi mfite gahunda yo kuzaza kunsura uzasanga nagutekeye uzasanga we ntogoshereje ibijumba nkunda ibijumba bitogosheje n'amata ibijumba cyangwa amateke ariko y'amabwayi nurwaye inzoka se tuwarete ntuzayuzuza vuba amata n'ibijumba birazirana akuzi ko icyoka kizagufata mu nda cy'amata ni Yesu oya mwakoze gukurikirana kuri JC Media mwiko kora subscribe share and comment oya abakurikirana uyu mukobwa wacu mwiza akunda ibijumba umufungwa n'amafaranga 200 n'igikombe cy'amata ceceka nagwa henze mani shobora byose abakobwa b'iki gihe urababwira iti bakunda iki nge nkunda inkoko nkunda n'agafriti we akunda ikijumba n'amata ufite amafaranga inote y'igihumbi uyu mukobwa usa gutya azagusura nanjye uzansure ni ukuri kw'Imana inote y'igihumbi umufungo w'ibijumba
iwacu aba amata i Nyanza zaba ndanayazanye akajerekani ariko ikibazo ko nta tuwarete mfite yo bonza ibijumba bizagutera imisuzuzo. Mwakoze kudukurikirana kuri GJC Media. Mwibuke gukora subscribe, share and comment. Kandi nukuri mwandike nyine nukuri nzovu ngwino hano. Bandike buri cyose. Hari ahantu bita ukomeza hagarare iburasirazuba bita nkuko bavuga ngo abagiye mu Ruhengeri mu majyaruguru bagera kwa Sine imodoka igahagara. Hari ahantu bita none ngo nimba ngo ari ku Kijumba wageze utaragera i Rwamagana ugeze abita Nyagasa mukazamuka za Ntunga bakora bacuruza ikijumba n'umugati wabo ni ikijumba sibyo ejo tugende nkugura ikijumba cyokeje icyo cyokeje naho uribuka ikijumba cyo muri Runonko we nino kera hari ukuntu bafataga ibinonko bakabigereka sibyo none bagashyiramo ibijumba n'amateke none bakubaka Runonko hejuru hasi bagacana none hejuru bagashaka urukoma bakashyira hejuru kugira ngo bamenye ko rwamara kubabuka neza bakazana inkoni bakaza bakubita gutya uzi kiriya kijumba ukuntu cyaryohaga nese ko uri kubipinga kandi nawe numva wemera ikijumba nuko wowe ibijumba nawe wemera ikijumba impamvu nyemera ni cya Runonko ariko ibijumba ibingi bitogoshe mu nkono ahubwo se mu cyungo bagitogosheje mu cyungo za nkono za Kinyarwanda ikijumba noneho bitaga batamo cyafataga mu nkono hasi uzi kukirya gishirereye ariko kigahindura amenyo witonde cyagiraga gutya kigafata inkono gutya kikazana umushongi w'inkono gutya wakirya shawe yego sha rero ngira ngo mbabwire mwe mwakoze kudukurikirana kuri GJC Media ntabwo twazarangiza nzovu bye babwire abakozi ba Nzovu dore umuntu tujye gukwana ubukwe sibyo twese mfite umugore ntitukibana nawe umugabo we ntabwo bakibana tujye gukora ubukwe da reka dukoze ubukwe se nibwo ari bwiza ni ukuri kwa reka mbwire inshuti zanjye ziri East Africa yose muri Amerika bakomeze bakurikirane kamera bakande yanzogera subscribers na share na comment dore umugore wanjye tujye gukora ubukwe ngoyo bye bye babyemeye cyangwa babihakanye bye.